ijambo ubwo ejo twari tubyutse twumvise inkuru y'incamugongo iva hariya nyine muri kiriya gihugu mwari muvuyemo tuzi igihe wakiviremo igihe wagereye hano muri Kenya ariko tekereze ko udatinze twumva inkuru y'incamugongo tunaboneyeho guha abantu pole ku rupfu rwa Pendeza umwana wa Reverend Ndamaisi. Biriya bintu wabyumvise ute, wabitubwiraho iki kuri uyu munsi? Urumva n'amakuru naje numvishe kimwe n'abandi bose mbese icyo numva ni pole ku muryango watakaje umuntu. Reverend Ndamaisi tumuhaye pole no kwihangana n'isisi wacu twese turi abagenzi kandi igikuru ni ukuzakira nico kizagikiza umutima. Numvise mwene data uriya musore ninde aruvuye mu Rwanda yari yaje abwira abantu ngo bamenye ko bazopfa nuko nubango guzati twenya tubona akoze biriya tumenye ko yagomeye Imana. Ese ubundi Yesu agira ubwoba? Yesu ntabwo agira. None ni cyatumye akoresha imigani ko kuvuga ngo yari avuga igiti ariko ashaka kuvuga umuntu. Urumva yakoresheje igiti aravuga ati nta giti kibi cyera imbuto nziza. Okay, reka gusubize. Yari atinya abafarisayo, yari atinya abandisi, yari atinya abantu aho ngaho. Yesu ntagira ubwoba ahubwo agira ubwenge. Nukuvanga ubwoba n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Cyangwa n'abavandimwe. Ubwoba n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Sibyo? Umunyabwenge avuga neza atari uko atinya ahubwo agira ngo ico avuze kibone uko gishika mu bantu. Cyangwa aba evangelist bagakora ico kimenyetso cyo kumusiga amavuta. Ikintu ca mbere amavuta ku giti canje mbona azana icubahiro kazana nyine n'igikundiro mu bantu. Kiri kuri ayo makuru yagumye gucicikana uwo muntu yarasuzuguwe kandi asanzwe ariho yamavuta. Baravuga ngo bamwe batanga kumutera amagambo ati niyicwa. Ese ayo mavuta yabaye expire cyangwa bari baramubesheye ko atari umuvuga butumwa? Niba abantu bakora yego umuntu ni umuvuga butumwa abuza abantu gusambana ko ni umusambana umunyedini Yesu Kristo nukuvuga ngo rero zizwe nunabibwira cyane n'ubundi nari musetsa abantu bambabwira kababwira ngo buriya bene wacu. Murakaza neza nshuti abakunzi ba Munyamahoro TV and Radio ndetse na Uwezo 2 TV. Uyu munsi n'undi munsi Imana iduhaye kugira ngo tuje kuganira. Turabakiriye mwebwe mwese aho muri mu bihugu bitandukanye. Tugiye tuvuga ibihugu bimwe ariko imigabane yose aho uherereye udukurikirana, akarere urimo, agace urimo, umujyi urimo, turakwakiriye kugira ngo ubane natwe. Ikindi congeyeho genda hariya kuri Munyamahoro TV kandi subscribe nimba aribwo bwa mbere ukigera kuri Munyamahoro TV kubera kuko birakenewe kandi n'iby'ingenzi. Nanone unyarukire hariya kuri Uwezo 2 TV naho ukande subscribe. Urabutanze inkunga nziza kandi iyo nkunga yawe turayishima. Ndetse hari n'abantu batazi gukanda subscribe, abo namwe mu by'ukuri ndarubanza nimba utayikanze nta kibazo. Hari abantu bumva ko wenda twababwiye ngo bakande bagashaka nko kuvuga ngo tibakanze ngo hari ikibazo. Oya, nimba ubishoboye ubikore kandi nimba utabishoboye nabyo ni amahoro. Uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa wacu uvuye kure. Ndagira ngo tumwakire hano muri studio
zacu kugira ngo aje kutwibwira nitumara dukomeze ibiganiro. Karibu muyobozi. murakoze cyane. Ndagira ngo wimve hano muri studio zacu kandi wumve ko tukwakiriye rwose. Twari twifuje ko tuganira, iminsi yari yabaye myinshi, ariko reka uyu munsi tukwakire kandi ugire ikintu tutubwira. Murakoze. murakoze cyane kutwakira studio yanyu. ndumva mbere ukwivuga ahubwo Mukwivuga. amazina nitwa Semahoro Eliel, umuvugabutumwa, tuye Uganda, aho bita Nakivale. Ya, murakoze cyane. Nakivale ni amahoro, bimeze neza? ni amahoro rwose. turakomeye, Murakomeye. Imana iraturinze, mugana abanyago Imana irabarinze. Asante sana. Ese Nakivale uteranira muri he torero? na mu itorero bita New Jerusalem. New Jerusalem Temple. New Jerusalem. New Jerusalem. Nuko. Nibyo. Hanyuma rero hano muri studio twifuje kukwakira. Turagushimiye by'umwihariko kuko waje, nubwo wenda tuje gusoza dushima, ariko turagushimiye kuko waje uyu munsi. Abatumirwa benshi turabatumira bakaza, abo bose turabashimiye, ariko wewe uri umutumirwa w'umwihariko uvuye mu gihugu cyo kure. None uyu munsi turashaka ko tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Hari umugabo uvuga ngo arabwiriza ngo utuntu n'utundi, ngo iyo niyo topic y'uwo munsi. Uyu munsi rero muri iki kiganiro tugiye kuganira utuntu n'utundi cyangwa se mambo mbalimbali, ibintu bitandukanye. Ariko reka duhere kuri iri jambo. Ubwo ejo twari tubyutse twumvise inkuru y'incamugongo iva hariya nyine muri kiriya gihugu mwari muvuyemo, tuzi igihe wakiviremo, igihe wagereye hano muri Kenya, ariko tekereze ko udatinze. Twumva inkuru y'incamugongo, tunaboneyeho guha abantu pole ku rupfu rwa Pendeza, umwana wa Reverend Ndamaisi. Biriya bintu wabyumvise ute? Wabitubwiraho iki kuri uyu munsi? urumva ni amakuru naje numvishe kimwe n'abandi bose. mbese icyo numva ni pole ku muryango watakaje umuntu. Reverend Ndamaisi tumuhaye pole no kwihangana. n'isisi wacu twese turi abagenzi, kandi igikuru ni ukuzakira. Nico kizagikiza umutima. Numvise mwene data uriya musore ninde ari uvuye mu Rwanda, yari yaje abwira abantu ngo bamenye ko bazopfa. Kiriki yaje abaye itangazo rizwi, ariko tubahaye pole cyane. Urupfu ni nk'ikigaragazo rusange, niko nocita. Imana ihumuriza imitima y'abasizwe. Numva n'ibindi ni amakuru kimwe nuko namwe mwayumvise. Hanyuma ndatekereza ko uyu muryango wenda mwari muturanye kure cyangwa hafi. Ni gute aho bari batuye naho mutuye hari intera iresha gute? Ni hafi. Ni hafi. Ni hafi gusa turi abantu benshi. Muri abantu benshi. Turi abantu benshi batuye mu makaritiye atandukanye, ariko ni umuhanda umwe niko nabyita. Kuvuga ngo batuye muri New Congo, batura aho bita mu Base Camp 1 cyangwa se mu Sudani. Ahantu hegeranye, ntihagufi, ntabwo ari kure. Niho n'uwo mwana wa Reverend yaratuye? Ntabwo nzi aho yarashatswe, mbese aho yaratuye. Ndumva ushobora kuba nzi ariko Reverend Ndamaisi. Hanyuma nk'ikintu kimwe tuvuga kuri iri jambo ry'urupfu, abakristo bakijijwe bose bazi ko bazapfa, ariko urupfu ruratinwa ku rundi rwego. Icyo kintu ukibona gute? Niki gitera abantu gutinya urupfu kandi rutubamo buri munsi? Mukumva ngo umuntu arapfuye,
mukumva ngo undi arapfuye ariko tugasigara dutinya dufite n'ubwoba bwabwo ntitumenyere dupfa buri munsi. Ni iki gituma abakristo batinya urupfu kandi bose bazi ko bazopfa? Mugambwe yavuze ngo bagiye gusenga Imana sinzi ko bayibazabwira babwira ngo ariko ndavuga uko mbitekereza impamvu ya mbere abantu batinya urupfu cyane ni ibyaha. Buriya umukiranutsi w'Imana, umukristo wakijijwe rwose, ntibazamubwira urupfu ngo agire ubwoba. Mbega iyo umuntu akijijwe neza ni nk'aho bahategura gupfa. Kubera rero ko ibyo bintu aba yarabyiyumvishemo cyane, ndetse akaba ari bwo buzima bw'ubwenga, agengwa n'ubuzima bwo gutunganya iherezo rye, ashira ubwoba. Ndaje bimubwira, iyo wumvishe umuririmbyi azavuga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa ngo nzagira ibyishimo bitavugwa. Buriya ari abantu benshi bategera indirimbo bakazumva nk'imigani, ariko uriya umukristo wayiririmbye yari umukristo ugeze ku rwego we atekereza gupfa akanabyifuza, akumva. Paul yigeze avuga ngo aheze mu rukangabo, ngo ariko kubwe ngo yari yishimiye ko yapfa ngo akagenda agasanga ngo umwami we, ngo ariko kubera ngo kuko kuguma ari byo bizatuma aguma kwera imbuto, ngo aheze mu rugabo ngo ariko ngo ntabwo agiye gupfa ngo reka abanza agume kugira ngo yere izo mbuto. Ariko urabona ko yari yagaragaje ko atarutinye nawe, ahubwo ndetse ngo aricyo ashaka. Icyo ntekereza gikomeye ni ico. Icya kabiri ni ubuzima busanzwe. Navuga abantu nyine banga urupfu cyangwa barutinya ko bazi ko ari ugutandukana burundu. Umuntu muba mutandukanye atari kuvuga ngo tuzongera tumutelefone, tuzongera duhure, tuzongera tugire gute. Ibyo rero kababaza abantu bakavuga ngo nakarahiye aradusize bene kunjamake ni ngizo nta kindi gikomeye nawe urupfu twese turabizi ko tuzaba. Ubu nyine baguhamagara cyangwa ko tuzi ko abakristo rimwe na rimwe cyangwa se akenshi bavugana n'Imana, ubu nyine Imana yakubwira ngo ugiye gupfa ikavuga ngo turara, niki kintu wakora? Ikavuga ngo iguhaye amasaha 5, saa 2 z'ijoro ntizigera utarapfa, niki wakora? Kintu nokora se ndavuga gute, noraga abakristo, karaga abana banje, nkabwira uburyo bagomba ubuzima bwabo kutazigera namba babutandukanya n'Imana. Baza noraga novuga byinshi, nosigambwira abakristo ko bakwiriye gusenga bakegera Imana kugira ngo ibarinde ibiriho. Sifite changamoto zikomeye nkabwira ko badasenze ni ibibazo. Donc nagerageza kuraga kindi simbizi nimba nobaza Imana ati ari ikibazo wabona mfite hano nutunganya ngasiga seze abantu neza cyangwa ngasiga ngikemuye. Icyo nicyo ndacyo nakwihutiraho kugira ngo ngende mu ijuru nyine ndeze amaboko mvuga ngo amen, haleluya. Urakoze cyane rwose ku bibazo uri kugenda udusubiza neza. Mu by'ukuri kuradusubiza ibisubizo byiza kandi ndumva rwose twagushimira kuri ibi bisubizo. Ariko nanone ngize ku gisubizo unsubije kuri iki ngiki cy'urupfu, pise numvamo akandi kabazo. Hariho abantu bazavuga ngo umuntu yapfuye, uravuze ati noraga nobaza n'Imana nimba hari icyo dupfa wenda icombuza. Kuri iryo jambo niryo ntindaho, abakristu nijyari umuntu agomba gupfa bakemera kuko uyu muntu yari yarakijijwe nubwo atabonye umwanya wo gusaba imbabazi, bakemera mu mitima bagahumurizwa nuko yagiye mu ijuru. Kuko akenshi urabona abantu baravuga ngo se ngo yavuganye nande, ngo se ngo hari umuntu bigeze yabona
babona nta muntu bavuganye bagakeka ko ashobora kuba atagiye mu ijuru. Ese iryo jambo rirakwiriye ko umukristo yo mbere yo gupfa abanza kubona n'abapasiteri? oya si nicyo navuze. buriya gutunganya ibintu bitandukanye no kuvuga ngo wagiye kureba icyo kuza kuja mu ijuru. Ubundi umuntu akijije ntekereza ko atobaho atokwica ntiyo naryama ngo asinzire umutima hari ico mubuza kuja mu ijuru. Ariko hari ibintu umuntu yokemura, sibyo? Hari ibintu umuntu yokemura, hari n'ibintu Imana yobwira umuntu ngo kemura kiriye, sibyo? Ndaguha urugero rw'umugabo bita Mutenjo, yarapfuye ari iwacu, ariko aragabwira abantu ati nje urupfu rwaje rwageze. Haje umugabo umwe w'umukongomani ashika aramusengera, arambwira ngo Imana irambwiye ngo ubabarire umuntu ngo wakwibye telefone. ngo aravuga ati ndamubabariye, ko ndamubabariye. Nuko Imana sinzi nimba aribonye kagasisita yabajanye mu ijuru kandi katibabaje umutima we. Okay, buri Imana ubu Kristo cyangwa se agakiza ariko Yesu. Sinzi iryo jambo rigoye abantu benshi. Uwakiriye Yesu atandukana n'icyaha, kuko Yesu icyo yaje kumara mu isi yavuze ngo icyazanye umwana w'umuntu ni ukugira ngo amare imirimo yandi ya Satani, si ukuyimaraga hanze, ayimara hagati muri twe. Uwamwakiriye azaja muri operasiyo yo kumara iyo mirimo. Ariko umuntu w'umukristo akenshi amenya ko agiye gupfa, Imana ikanabimubwira. Tuzi ko yabwiye Ezekiel ngo utunganye iby'urugo rwawe. Uragiye hari ibintu utunganye. Ndakubuha ku rugero, hari n'igihe no kwibagirwa habe n'ideni ndimo ry'umuntu. Imana ikambwira ati kwibuka ko kanaka umurimo ideni usiga uryanditse uribahega bazogishura. Kurabyumva? Icyo rero nakibaga ko ndahari mfite umutima wo kuzamwambura n'ideni nari mfite. Imana ntiyokenera ko nditwara kandi iyo mbuza kuja mu ijuru kuko sinatekereje kugira ute kumwambura. Ariko kandi ibyo no bitunganye. Sinzi n'ingero mbese nari ngwana. Ariko icyo ntemera agakiza nsi ikintu bapfunda mu muntu ngo bagitsindagiremo, ngo vuga ngo navuga ngo tuvuge ngo arakije akujya kubikunda bazabaguha ibindi n'urwaye yovuga. Hari ikintu cyantangaje, nubwo abantu benshi bashobora kuja kukijaho impaka ariko bacumve. Uzi ko umuntu yovuga ibyaha yakoze byose amara ndaje mu ijuru. Yaraze ngo se gute? Kuko umutima ni uzukizwa. Kwano umutima iriye. Bibiliya ivuga ngo kwizeza umutima wamara ukatuza akana. None igihe watuje akanwa umutima utawijeje biri taco bimaze. Uzikora abantu benshi bazavuga ngo barihanye Imana bagira ngo le brevenike, bakavuga ngo Imana kiravuga icyaha ngo se ngo nakivuze. Ni ukuri benshi baba barabivuze ariko baba barapfuye kuvuga, nta mutima wamenetse, ndetse nabivuze atanazi atanemera ko ari kosa yakoze. Wari uzikora abantu bicaza bakababwira ngo ni mwiyunge, umuntu akama avuga ngo twara umura kuba bashimba bari ndibere umutima namba. Sivyo Michel Frere, siziko nabibabwira agakiza n'ubuzima buzabwisha mu muntu buza butibukiramo. Nze mubwira ngo umuntu ufite agakiza azakorana akantu n'undi, undi agaseka akarya akaryama agasinzira, undi akararabona. Kurabona hari imbuto iri muri we, hari ubuzima buri muri we bwatewe bwijwemo n'ikigwara kavirisi atarayikuramo tazaruhuka. Rero agakiza niko bugingo kandi ugafite icyo azavuga ngo sakoze icyaha ngo utarakihana.
umukristo wagoriya umukristo yaguye mu cyaha ntugatekereze ngo azaja kwihana azaja kuva muri ya place yawereye yihana inshuro 1750 azaja gukora epreve yo kwatura yarangije kare kugira ngo arukubita ariko ngo none uze ngo gusambana umuntu mukisa asambana byagenda zagenda gutaza bitekereza gute akabyemera gute akagenda sinzi nari ngarutse ari kuba kwakira agakiza kwakira Yesu nibyo bizotugeza mu ijuru si ukwihana nicyo narivuze ni ukuvuga ngo ubuzima bwo kwihana bwo si igikorwa akoreshwa yuko habaye ikintu ni ubuzima bwe aza abikora ntawe amubwiye bijya zandeba nyine tuba dufasha abanyantege abantu bamwe bagira intege zikomeye akaba yoshinjwa akaba yorara adasinziye ariko gutera intambwe bikagira gute bikamunanira bajya niba tuba dukoresha indaraza kujya ni nko kubegereza ubuyobozi kwegereza imana tuba tugerageje kubegereza imana ngo tubafashe reka rico birizimwa ngo mwebwe abanyembaraga muzigira gute mwihangane abanyantege mubafashe muba sinzi ukuntu nabyita tuba dufashe kugira umuntu akijwe cyane azafasha undi mukristo ariko ufite imbaraga kandi agenda amufasha mu bintu bikomeye ariko iteka atera intambwe mu cari kimuraje nawe inkera ni ikintu cyo nawe cari kimubabaje ariko aramufasha akamufasha kugira ngo amubohore ni nk'umugozi waba umufunze wabona atabashe kwibohora akabwira ati woka amahoro yani yarabifite ku mutima ariko yari yabuze imbaraga zo gutera intambwe dufasha no kuvuga ngo iriya systeme y'indaraza si systeme y'abantu ni systeme y'umwuka n'Imana yageze ibivuga ariko Imana iba yabonye hari abanyantege bakeneye gufashwa ariko abakristo bakijijwe nuko murakoze cyane tugana wenda hagati mu biganiro hagati tuvaho turagana ku musozo ariko nanone niko ku musozo ndabaza ese icyaha ni iki abantu bicara bavuga ngo icyaha ukumva bararasa ku bintu runaka bavuga amazina y'ibintu runaka ariko se koko icyaha ni biriya bavuga cyangwa icyaha ni gifite indi definition icyaha noneho ndakubaza ikibazo igiti cy'avoka ko yumva n'avoka biratandukanye ntabwo zose ni voka umuntu usanga igiti cy'avoka giteye akaba ati hano hari voka cyangwa agapfa kucyita igiti cy'avoka cyangwa utocita igiti akavuga ngo hariya hari voka byageze gute bahateye voka sibyo iyezi imbuto bakayikuraho nayo bayita voka kuvuga ngo rero icyaha biriya byose bavuga n'ibyaha ariko bigira nyina uwo nyina rero niwe benshi bakunze kugira ngo ni icyaha niba bizaye none ukuvuga ngo rero icyaha gikuru icyaha nyina w'ibyaha ni ukutizera iyo umuntu rero atizeye nibwo azakora ariya mafuti yose ni ukuvuga ngo ni fruiti icyaha kiba mu mutima imbuto zacu akaba arizo tubona inyuma ni umusambanyi ni yakoze ibyaha ni umunyabyaha sibyo ni umujura azayiba ariko izo zose ni ikibimutera abiterwa yuko atizeye umwana w'Imana ntiyigeze yakira agakiza kuko agakiza niwe Yesu kaza agakuraho ibyaha nuko rero
iyo umuntu akubeshe kuko yo bashobora kuba afite agakiza ariko agakora biriya akubeshe nko kugira ngo iyi voka yeze ngo yeze ariko yeze ku nkeri ngo ahari hateye inkeri ngo ariko hera voka ibyo bizashoboka no kubona ikigori cyeze voka. Yesu kuriya Yesu avuga ibintu neza cyane. Yesu yigeze avuga ibintu biransetsa aravuga ngo igiti kibi ngo tucyokwera imbuto nziza ngo n'igiti cyiza ngo tucyokwera iki imbuto mbi ngo igiti cyose kimenyekanira ku mbuto zacu. Nuvuga ngo igiti rero kiri indani iwacu mu mitima titukizi ariko kiza kitumenyesha n'ibyo ceza. Ese ubona ari ihe mpamvu ikomeye muri terme za Bibiliya avuga ngo cyaha ni ubugome. Nukugoma umuntu yakoze cyangwa bagome nuko nuvuga ngo gusa twenya tubona akoze biriya tumenya ko yagomeye Imana. Yaragomeye. Ese ubundi Yesu agira ubwoba? Yesu nta bwoba agira. None ni cyatumye akoresha imigani ko kuvuga ngo yari avuga igiti ariko ashaka kuvuga umuntu. Urumva yakoresheje igiti aravuga ati nta giti kibi cyera imbuto nziza. Okay, reka gusubize. Yari atinya abafarisayo, yari atinya abanditsi, yari atinya abantu aho ngaho. Yesu ntagira ubwoba ahubwo agira ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubwoba n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Cyangwa ni abavandimwe. Ubwoba n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Sibyo? Umunyabwenge avuga neza atari uko atinya ahubwo agira ngo icyo avuze kibone uko gishika mu bantu. Hari terme nokoresha ubunyine igatuma mwese mutongera kuntegera kera ngo abamvuze ibyo naringiye kuvuga kandi ntaruko atari kubwenge kambwira ngo wowe ukoreshe izivuga. Sibyo? Barumva icyo wavuga ariko kandi birashika byoroshe birinjira mu mutima gahoro gahoro. Aricyo bita figure de style. Umuntu akaza akavuga ngo nyanaka ngo ntakihari. Ngo ntagihari. Usibye ntakihari. Uzugira question mark. Uzaba se ashobora kuba yazindutse ahubwo ari mu mutima. Ashobora kuba yimutse se. Ashobora kuba noneho yaterme yaje prepara ubwenge bubona gutahura nyuma yapfuye ariko ukamushuka muri umuntu ngo nyanaka yapfuye ewe yo kwamayikanga kamayikubitaza agapfa kandi akicwa n'icuvuze ariko kubivuga tiyicwa n'umubabaro. Oya ye wamukaze cyane umutima wisinze. Ikintu ukoze ni kibi gerageza wagize ubwenge turatinya. Wagize ubwenge. Izo terme mu Faransa bazibaho figure de style. Yani ni ijambo ridakanganye risanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ahantu nasomye mu gitabo cy'imigani haravuga ngo amakenga n'ubwenge. Umunyabwenge agira amakenga. Ni ukuvuga ngo amakenga tuba watinya ariko ni ukuba uba wamenye ngo iki kirabyara iki kirabyara okay kugira ngo iki ngiyepushe reka kuri buke ntabwo ufite ubwenge. Yani Yesu Kristo ikindi cya kabiri nuko Yesu Kristo kwa nubwira ngo byanditswe navyo bisohora. Yaravuze ngo mu kanwa ke ngo azabumbura kanwa ngo bacirike imigani. Kwa rubira ngo navyo zuzuye. Abantu bisibuzure kuko agomba kuzaca imigani. Nuko uzakumbura imigani. Bakumvira mu migani. Imigani nayo ikaba ngo abadabitwaje cyangwa abadafite inani ntibabyumve nyine ko n'ubundi ngo bataba nuko ibyo nuko kabisa.
aho turi kumwe na mugenzi wanje kubera kuko nawe tutomunigana ijambo buriya iyo tukubonye tukubonamo ibintu byinshi tubona two kubaza ibibazo byinshi kubera kuko dukunda kukubona ubwiriza cyane ariko ndagira ngo kubaze ikibazo kimwe hano kijanye nyine n'akazi ukora kivuga butumwa n'akazi cyangwa ni tuvuge reka tuvyite umuhamagaro ariko umuhamagaro ni akazi yego umuntu utaza guhamagarira ubusa imana ntiguhamagara ngo ireke guha akazi reka tuvyite akazi je yanguye mu kazi ngo ngakora ukora aho reka tuvyite akazi yego cyangwa se nitso tuvugira no kujya umuhamagara nabyo ni sawa umuhamagaro niryo ryumvikana neza mu matwi y'abantu. Okay, reka dukoresha umuhamagara. Yego. Uku urabona abantu baza bagenda mu ivuga butumwa. Iki kibazo gikunze kugarukwaho n'abantu. Umuntu akagenda mu ivuga butumwa agatinda. Abantu bakavuga ati se uyu muntu ko yagiye mu ivuga butumwa akaje ndetse no mu kindi gihugu. Urugo rwiwe biti. Ibyo bintu nagenze umva. Kagenda mbibona abantu babyibazaho ku magurupe ya WhatsApp. Hariho n'umuvuga butumwa wageze kubabwira ati se narindi mwanyoko. Niko umwe yigeza kubatse ko muzo bibaza ko natinze narindi mwanya. Narindi mwanyoko. Nari hari cyawo naryaga. Ariko ico nshaka kuvuga biremewe ni gute wo bidusobanurira ni iminsi ngaho umuntu agomba kuja mu ivuga butumwa akagaruka kugira ngo tubikoreshe gano mu rurimi abantu bose bumva. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Iki kibazo ni ngaho kidafite ibyanditswe. Nta cyanditswe kivuga ngo uzaje mu ivuga butumwa ngo umare ngo igihe kingana gutya ngo utahe. Ariko Paul yageze avuga ngo natwe ngo twahabwenge n'umwami ngo twacunguwe twababari hari amagambo azavuga ngo ngiye kuyavuga ku bwanje nkuko naje narababariwe cyangwa se Yesu yatunganyije ubwenge bwaje kugira ngo ugire ubwenge nikacu yashaka kubabwira. Iki kibazo nje uko mfumva nuko nkibona gutinda mwivuga butumwa si byiza kubera impamvu niye naje kuvuga sivyo, ariko kandi bizoba ngombwa ugatinda bitewe n'akazi wawe gute wako. Iki kigarukaho nibaza ibibazo bikurikira. Nibaza ngo ese ni ikibazo cy'umuryango baba bavugiye uburyo buhawurya uhawugira gute, ni ikibazo cy'ubuzima binafsi bw'umuntu umubiri wawe ubwo harimo ibintu bigera kuri bibiri nibyo mvugaho nenda abandi bahishurirwa n'ibindi kurarumva cyangwa je gushiramo bitatu mwanditse biganiriza babona bibiri cyangwa bitatu bitandatu cyangwa birindwi. Ni ukuvuga ngo jewe uko mpamye tugiye ku kibazo cy'ubuzima usanzwe umugabo wese uri responsable mu rugo ubu nyine ari iterambere rya telefone habe no nyine ku mugoroba ugomba kumenya ngo se bira bimeze gute kandi uko nokorera urugo rwanje ndi na kivare uko nokorera ndi hano. Yego. Kavuga ngo rero icoco nimba arico abantu bazoza bagishira iruhande wambuga tugarabingo ngo ndabwarya mwabo nuko kubera ko umuntu wese w'umugabo ufite charge y'urugo azamenye uko urugo rumeze. Nimba rugukaba n'uzijo ukaba faranga, nimba zifite n'ubuzi ngo hari kawunga hakenewe imboga. Jundumva urugo rwose rudafitemo ikindi kibazo
Paul umugore ndazitanga mutondera n'umugore agomba kuzitanga nawe ukamenya kuzikemura zakemukira zakemukira iwacu kuko ndumva icyo cyo ndumva ku ruhande rwanje kirorosha buri wese uri responsable nuhamagara ko ati kanaka bimeze gutya mu rugo nuku none ugenda ushaka ibintu runaka kemurira iki kibazo icyo gishize iruhande. Ikibazo cya kabiri giteye impungenge kandi kivugwa kandi koko kimeze gutyo ni ikibazo nari mvuze c'umubiri. Hari abantu bashoboka bagenda bagata abagore ngo bakagenda bakabiyo yego ingwese ngo babagira bose abandi bakumva ko iriya bagiye nugushika bagashika nabo muri insécurité nabo bakaja gukora ibyaha. Iyo ka itekerezwaho kandi ko kigomba gutekerezwaho. Iyo ka ndayivugaho ku bintu bibiri yego umuntu wese agomba kuba afite ubwenge bwo kumenya ngo iki gihe maze ngomba gutaha. Ariko iyo ka ikibazo nza nibaza ngo se kuko izija kubavuga ubutumwa cyane kandi dufite abandi bafite iyo ka benshi ariko badakora ivuga butumwa ndetse batavuye no mu rugo. Okay oya bakava mu rugo bakagenda bakagira umwaka yego bari mutuzi ari mu kazi uwo ni bamuvuga kandi uwo ni umwere yagiye kugira gute upagasa ariko mvuga butumwa umaze ukwezi abiri amakuru arashishikana kandi undi mukambaza ngo ese aba bapagasa aba bari mu tundi tuzi nibo banyembaraga cyangwa baravyemerewe cyangwa ibo baravyemerewe abyumvise ako nako tugashiraho nako muzogatekereze none nkavuga ngo nimba ivuga butumwa taranzo tukatwa ngo muri watsi abayobere kwa kuda kuvuga sivyo ngubu hamavuga butumwa aza kanje mu bisanzwe ntago nzasaba ivuga butumwa sinabizi birananiranye ariko ari amavuga butumwa azaza menshi none mukumva ugiye gutaha ubundi ukumva mutima ugwatiye gusibuka ukaja kubwiriza aho ngaho. Nukuvuga ngo rero cagihe hari igihe woja kwiha gutaha ari Imana ibizanye ari imitima ishaka gukiza ukumva biracarimo cyagiro mukabutu. Nukuvuga ngo cyo narimbuza faut avoir ce qu'on appelle je sais pas c'est ce qu'on a bivuga ugomba kumezira azavuga ngo upime ifu n'imboga n'amazi ifu n'amazi ibyo ngibyo umuntu wese umuvuga butumwa agomba kubipima kandi nabwo atitekerejeho wenyine atekereje no kuwo babana barako sirikusiba ziri henshi ico ngisizaho ni ikintu umuntu wese ufite ubwenge agomba kumezira akacumva. Ikintu ca gatatu co ni kinama ariko yabavuga butumwa jewe kiza kimburira nukuntu umuvuga butumwa ashobora kubwiriza amezi 3 ariko ngasanga amezi 3 yose ari kuri afishe ngasanga nta cumweru yabuze zamwa ngo ashobora kuba habwiriza ibitakiriho. Ivuga butumwa riragoye ku kintu kimwe iyo tubwiriza dushira imbaraga nubango rero iyo motigiye kumva amafuta agiye gushira izija kuri station kugira gute kumwa inani nimba umuvuga butumwa adashoboye kubanza ngo ave mu ivuga butumwa mba ndi hano Nairobi nimbwiriza ikicumweru kuwa mbere nzogende ku musozi ngaruke niyenda kuwa gatatu sivyo nimba utabishoboye taha turi Yesu nzoza uvuga ku manywa uvuge ejo kandi uzutaha wataganga benshi utazana bashe no gusenga aho ari kubera ko umurimo w'Imana usabwa gukoreshwa imbaraga z'Imana
kandi imbaraga nyakuri tuganira n'Imana. Yesu ngo yegeze abwiriza buri munsi icyo yari aturushaga iwe ntarya ngo akamaje kurara ku musozi akararanke si imbaraga ngo bwaca mu bitondo wakamanuka wakinjira mu rusengero abantu ngo bakaza kumutegera ako kandi hari uvuga ubutumwa yigeze avuga ijambo ndaryumva aravuga ngo nta muntu ugomba kubwiriza ivuga ubutumwa rirenze amasengesho yasenze. Ikibazo dufite n'igituma ivuga ubutumwa ritanga umusaruro muke cyane n'abavuga ubutumwa badasenga cyangwa batanabihamagara ariko nabyita, ariko iyo nayo ni indi kesi ugomba gutuma utaha. Ugomba kumenya ko amavuta wumva hagabanuka ukabanza ugafata urugendo ukitahira ukaje muhira ukarya ukaryama wazoronga imbaraga ukaja gusenga. Nuko mzumva nakubwiye ko muri Bibiliya nta makuru atubwira ngo tumare iminsi twumva ba Paulo bazagenda n'abanyine bakamara iminsi gize ko Paulo azava mu mugore yaragira ibyo gutaha ndacu byari bimubwiye icyo gitwaza twinga tuvuga, ariko ba Petero bari babafite sinzi ko babisabakora ariko ubundi Imana iyo yaguhamagaye igomba kuba yaraguhaye umugore yarabitekereje ko agomba kumva n'uwo muhamagara. Kandi icyo nakwifuriza abavuga ubutumwa bose, Imana igomba kubaha abagore bumva ico barimo izo zofatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza niyo murimo wo kugwa neza. Yego nuko murakoze cyane. Ndi kumwe na mwene data kubera impamvu z'umwanya n'amasaha, reka nawe tumwakire agire ikintu yovuga, ariko nanone soza reka mbaze rino jambo numvisemo ariko sinaryumva neza. Ese umuvuga butumwa atinze birashoboka ko yogera igihe kuri za mbaraga twavuze kuri ya kese y'umubiri akaba yakora icyaha iwe iyo yagiye, ture ko umugore we aho yasigaye cyangwa ture ko umugabo we aho yasigaye, ariko wa muvuga butumwa wahagurutse mu rugo agatinda, birashoboka ko zogera agakora icyo cyaha yarahagurutse agiye mu ivuga butumwa? Ndasobanura ibisubizo bibiri. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ari ibintu bibiri, ari ikintu cyaha n'igisa n'icyaha, sibyo? Hari ikintu gitera urugamba, hari ikintu gitera urugamba. Twabona ubu ngubu mfashe umugore w'undi muntu tukajana ku musozi tukamarana kabiri tukamarana gatatu bwaca tukagenda, ejo bundi muhana muvuga ibintu kandi by'ukuri twebwe turi amahoro turi mu mwuka be n'uryo gitangaza tuba tuvuga muri rugo tugasobanura amandiko, ariko bwa bwenge nakubwiye je m'empêche ico ngico nza ncirinda kubera ko noja kreya urugambo mu isi. Yego hari abantu rero bashobora kubona utinze buriya kandi ibyo banebwe ni babi, iyo uko ateye ahita yumva ko n'abandi ariko bameze tibazi n'agakiza gicarico. Icya kabiri je nawe gutinda nubwo shitani pro hari ibindi abantu batemera kandi nazo zamaze abizera ntibazi ko tuba mu Rwanda kibana wende ndabuhamye urumva bukaba vuga butumwa bagenda bakorerwa za puci zikomeye kugira ngo kubera ko tuba mu Rwanda hari uwo bakubita ijido atabitekereje atabigambiriye atanabibamo atanabizi nta muvuga butumwa wumvise tuvuze izina bivugiye no ko nani avuga ko umugore yaje akamusanga mu cumba akamugwatiye bite umuramba ati banzaga
we ngutuza tubanze tuvugane araza aresikiza yaje kumucika ariko rengo menyo y'inande aho hari ubuhamya numvishe bw'umu pasiteri w'umunani w'umukasayi nawe waguye muri iyo rere yaje gusengera umugore umwe araza yigira umudiyakoni wo mu wiwe nyine n'umukristo wiwe ariko amufitiye misi yewe kubera ko tuba duhanganye tugomba kuba maso cyane ndetse tukagera naho nyine dutaha kugira ngo tutaja gutanga inzira y'urwaho kurya umuntu iyo mutindanye arakwiga cyane akakumenyera strategy sinzi icyo nubivugaho narimbuze nyine gushika muri ubwo buryo butandukanye. Yes, murakoze cyane mwagize neza kutwitaba Imana ibamugisha. Mwene data arakoze cyane ku bibazo byiza akomeje kubaza kanatwe tubaze ibibazo kabingahe natwe nidutinda kugira ngo tanarambira abantu ariko ni byiza ko uri kungura ibitekerezo n'ubwenge. Cyambere ndabaza ku kintu kimwe wigeze kwigisha umwaka urashize cyangwa nk'ibiri wabwiye abantu cyangwa se waratubwiye ati ngiye gutegura isomo hejuru y'idini. Ni kera cyane ashobora kuba wenda wabyibuka ariko si ubu nyine wari mu gihugu cyo mu Buganda kuragiga muri no minsi ngo kandi ko riraza ngo ko riragera ahantu uwo rivuze ugasubira inyuma ukaja kugiga udusezeranya kugiye kwiga idini uzoza kuri tubwira n'abatarizi cyane bya cyane barisobanukirwe. Turategereza kugeza n'ubu ko turibaza ese iryo dini ryahekeye kandi ushobora kuba nararibwirije wararibwirije ariko uvuga ko iwacu arambanduka naribwirije ariko uvuga ko ugiye gutegura byimbitse byanzaniye n'intambara simbanduka wewe gantutuwe usanga Jesse ntwegiriya je nabikurikiranye gahunda online kandi adoze byabari kamera aho se byabari kamera kandi yashize imyaka nk'ingana simbanduka iryo dini ryarakunaniye kuri tahura wararimenye uraribika ese ubwo bumenyi buracahari idini nararibwirije naribwirije cyane gusa nyine ashobora kuba niyenda nararibwirije ahantu hatari kamera ariko idini nararibwirije urakoze cyane nimba wararibwirije idini twebwe twari tugitegereje wasanze ari iki idini reka ndikubwire mu magambo agera nko kuri 2 cyangwa 3 ubundi gakoze kuvuga ngo ni 2 cyangwa 3 idini nayo yaba ngo ni ishusho yego ni ishusho y'Imana itari mu Imana ni ibikorwa abantu bakora by'Imana byitiriwe Imana ariko bidatewe n'Imana. Ndasubira mvuge indi mvuga imwe idini ni imigenzo isa n'iy'Imana ya gikristo ariko idatewe n'iki n'ubukristo. Icyanyuma idini ni ubuzima buvugwa bugatandukana n'ibyo abantu bakora. Yego umuntu ni umuvugabutumwa abuza abantu gusambana ariko we ni umusambanyi umunyedini ese umukristo ni ukuvuga ngo rero zizi ukuntu nabibwira cyane n'ubundi nari musetsa abantu bambabwira kababwira ngo buriya bene wacu ni abanyagatulika ngatubabwira ngo abanyakenya
n'abana b'abapantekote n'abana batari kwa pantekote. Ibyo bintu rero nta kindi byari bisobanuye, byari bisobanuye abanyedini. Iyo tuvuga gaturika buriya ni ryo dini, basenga sala ya Bwana baba yetu uliye mbinguni, kurabyumva ni ibintu bavuga, gahunda yabo ni uko. Arimo mvuga impamvu nahawe iryo jambo ni ibintu bibiri ibyo ngiye gusobanura ndangize naho ngaho. Ni ukuvuga ngo nasanze aba banyakenya azabigisha za deliverance, deliverance power, bene ibyo ngibyo bagasubira bakama bemera umuntu wese yagira gutya ngo yambaye imbaraga. Basanga bimwe birimo ibintu by'ibicupuri biri aho ngaho. Icya gatatu ugasanga mbese ntibafokasinga kwiga cyane ubukristo, la chrétienté. Umukristo abate ni umuntu umeze ubuzima bwa Kristo, ahubwo bakirukira muri biriya bya deliverance, pokeya, fire, bene izo ngibyo. No nkabitaga abana. Ubundi bitangaza Yesu yarabwirizaga, yamara kubwiriza abantu, amaze kubabwiriza ubwana agakora deliverance, agakiza indwara, akirukana abadayimoni yabanje kubwiriza. Kandi akabwira bumva Paulo bagazabyandika ngo mugenzure imyuka yose bene uko nguko. Noneho ico ngico rero kubera ko batabijamo cyane kabita abana. Igitumye n'abisaba n'abapantekote nuko bashobora gufata isaha zibiri uwabona babasenga rapashaka yababayaka bakama bagira gutya bakagira gutya bakagira, ariko bagasenga hafi isaha zibiri zitatu. Arabagana bagasenga isaha zitatu. Ariko ndeba noneho bene wacu bakubwira ngo muri ibada ngo tukure gusenga murenze iminota 2. Noneho bamita abanyagatulika, noneho bariya iriya ritime ni ritime y'abapantekote, kuriya gusenga, kuriya gukubita, kandi deliverance zibaho. Abantu bose babishize muri negative, ariko ari umuntu wahabwa imbaraga z'Imana akadelivera, akirukana abadayimoni, agakuraho umuntu ibintu bitari byo, umuntu akabohora. Ariko izo nibisaba basenze Imana bagasenga. Noneho bene wacu barasenga, nico nabitiye abana b'abapantekote. Naho twe no kuvuga ngo ni gahunda, kandi gahunda ni ikinyagatulika. Umuntu mwavuga yari yamwese mugira uke uzarebe mu makanisa yacu, ufashe iminota 10 aho usenga boza kuko banga cyangwa nyedini. Iryo ni ryo dini. Idini rero ni abantu botangira ibada mu gitondo bakageza saa 7, kuravuga nta mutima unezerewe, nta mutima ubohowe, nta ngwara ikize. Sino mini mbivuga. Kandi warangiriza neza saa 7 zuzuye bakakomera amashi bakakuramutsa ngo wakoze neza ibintu. Okay, mwedini mwese. Ariko rero abanyamwuka b'abapantekote nubwo twomarisanye tugomba kuva mu kanisa, hari ikintu twumvise, hari ukuntu twumvise Imana, hari ukuntu imitima inezerewe, hari ingwara ikize. Nguye esprit ya Pentecost, kuravuga diriya rero iki bitunga kuzera intu z'amadini. Idini ni idini nyine, sinomenya nakanusyo nguhaye uzabona nawe ugenzura. Urakoze cyane. Tuzagenda tubitekerezo, tuvyigeho natwe tubikorere ubushakashatsi. Urakoze cyane, twari tugitegereje n'abandi bose bari bategereye iriya video bagende basobanukirwe. Uvuze ico kintu, hari ibintu zagumye kuzunguruka muri iki gihugu. Uravuze ngo idini ni ibintu n'umuntu wambara ishusho y'ubumana ariko itamurimo imbere.
niko cyo wari ushatse kuvuga. Okay, ni aba bantu bakora iby'Imana ugasanga ni pasiteri ariko araruka, Yego. usanga ni umusambanyi ariko ngo ni evangeliste, Yego. umunyedini, Umunyedini. nta mana imurimo. Yego. Ariko idini ririmo, Idini ririmo ariko ntarimo Imana. ni ukuvuga ngo ni ibintu by'Imana ariko bitarimo agakiza k'Imana. Bitarimo agakiza k'Imana. Sinzi ko nabyita. Hari umu evangeliste uherutse kuvuga ibintu abantu bamutera amabuye cyane, ndetse bamwe baravuga ngo niyicwe, kandi yari asanzwe afite amavuta abwiriza, ariko nawe aza kuvuga amagambo wenda asa n'uwawutongana. Umukristo yemerewe gutongana? Tiyemerewe gutongana, kandi ubwe ni evangeliste, yigisha abantu kwitonda, kudatongana, kunyenyekera muri make. Hanyuma kongera akagaruka kandi kuri kamera avuga ko ahatongana. Mbese uwo muntu turamubara muri abo banyedini cyangwa ni umukristo uhinduka? Hari ikintu Yesu yavuze ngo cyo kujija gucimaza, kubera ko umutima we niwe uzi amakuru, ariko cyane mbese icyo yakoze ntabwo nabishima, sinabishimira, ariko kandi nemera ko umuntu wese sivyo iyo hubuka akagwa mu ikosa. Gusa iyo bibaye akamenyero biba bigaragaye ko ari ubuzima bwe, ariko iyo umuntu umukristo hari igihe byomushikira, yego byomushikira, ariko si ubuzima bwe. Kandi abakristo buriya bagira ibyiciro, hari abana mu mwuka, hari abantu bakuze. Ni ukuvuga ngo rero hari umuntu nyine nawe umwana uramubona, umwana ntuzi ko ari umuntu mwiza, nta kibazo aba afite, ariko kandi agenda akora udukosa twinshi, kandi nta mutima mubi abifitemo. Ariko iyo umuntu amaze gukura ibyo arabirenga. Aravuze ngo iyo akomeje gukora cya kindi aba ari ubuzima bwiwe. None se icyo nobaza, amavuta basiga abantu basengewe azaba expire? Azaba expire? Ni igisubizo gusa cyoroshye cyangwa we? Aya mavuta basiga abantu sinza nyine amakuru yayo, ariko ndayavugamo amonapare, ariko umuntu atanga igitekerezo cye, sibyo jewe ariya mavuta yabarangasanzwe. Ndaza kubwira impamvu nabajije. Ndaza kuvuga ikintu kuko ufata amavuta ukayasiga umupagani, iyo mujase umusize ngo ni umuvugabutumwa, uwo mudodo yo uvuga ntabwo uzi basize amavuta ngo n'abavugabutumwa batarabwiriza n'izuma. Biriya rero nibyo nkubwira ngo iyo iki gikorwa cy'umwuka kibayeho, Imana itegeka ko usukwaho amavuta aba ari w'amavuta. Ni ukuvuga ngo nta muntu wofata ngo kumusengera kwivuga butumwa, ahubwo ugomba gusukaho amavuta umuvuga butumwa. Mwene magambo je ncita nka confirmation, ni cyangwa se itangazo utangarije abandi. Uyu gamza mubona ni umuvuga butumwa w'Imana y'amagambo, ariko n'ubundi yari iki umuvuga butumwa. Urakoze cyane. Icyo nari nkibarije, iyo umuntu
bigiye kumugaragara ko abaye umushumba cyangwa abaye evangeliste bagakora icyo kimenyetso cyo kumusiga amavuta. Ikintu cya mbere amavuta ku giti canje mbona azana icubahiro, akazana nyine n'igikundiro mu bantu. Kiri kuri ayo makuru yagumye gucicikana, uwo muntu yarasuzuguwe kandi asanzwe ariho ya mavuta. Baravuga ngo bamwe batanga kumutera amagambo ati niyicwe. Ese ayo mavuta yabaye expire cyangwa bari baramubesheye ko atari umuvugabutumwa? Niba abandi basize atari abavugabutumwa bari kumusiga yarabanje kwisiga iwe. Ese uwo muntu iyo bigenze gutyo urumva atari igihombo mu bakristo cyangwa se icyo kuvuga ngo niyicwe nagire gute? Icyo ntacyo nakivugaho cyane, kuko abantu n'umwiza baravuga ngo ni abami na Yesu yaravuze ngo ni abami, sibyo? Ahubwo ikibazo nakumva kimwe, ikosa ni ribi. Iyo ukoze ikosa rigutakariza icyizere. Ariko ibyo kuvuga ngo abantu bavuze ngo ibintu byagenze gute, ibyo nta gaciro kanini biheza, kuko nuwakora neza hari igihe bagira gute bavuga ngo ba Stefano babateye amabuye nibo tuba dusoma tukanezera. Ariko ikibazo nyine iyo ukoze ikosa gutera icyeyi gira gute, ibyo nakumva bibi. Ese akoze iryo kosa ntagaruke ngo asabe imbabazi, ari ikosa rigaragarira abantu bose, ari umukristo yarabwirije abantu, ari umuntu usanzwe uzwiho igikundiro, disipurine muri rusange zagiye bigaragaraho yarafite disipurine mu ikanisa, abantu bakamushinja kandi ari ikintu kigaragara tasaba imbabazi. Ese koko abakiri umukristo? Ndamenye ko nda mukristo gukora ikosa umutima wawe ngo umushinje areke kurisabira imbabazi. Ikindi hari ijambo abantu bavuga ngo abantu benshi bazabona abantu bakoreye ibyaha ngo ariko ntibabona bagize gute bihaniye. Iyo ni expression numva ikoresha, ariko ngo icyo akoreye mu ruhame ngo uzoza wihanira mu ruhame. Icyo ngicyo ni témoignage yo gutanga mu bantu nyine kugira ngo wari ukuzi kurya amenye ko wahindutse. Muri make nk'abantu nk'abo basaba iki? Basaba ko baza mu ruhame bagasaba imbabazi cyangwa babigumana iyo ngiyo? Umuntu yarakoze icyaha kumva ko yakoze icyaha mbere y'abantu basaba imbabazi. Ni ihame. Icyakora sinanavuga ngo nasaba umuntu cyangwa nagira gute. Iyo umuntu akijijwe akamenya ko akoze ikosa fuware upa birakunda arabikora. Urakoze cyane. Reka tugushimire wagize neza kutwitaba, wagize neza ku nyigisho duhaye, ibitekerezo. Imana iguhe umugisha. Amen. Turasaba ko uzagaruka rwose ukaguma kutubwira amagambo meza y'Imana kandi natwe tukishima. Sezera abantu kugira ngo dusoze ikiganiro. Murakoze, natwe turabashimiye. Gira amahoro y'Imana.